iteka dukunda guhora dusaba Imana, Mana niki, Mana nkorera iki, ariko se tujya dufata umwanya tugashima Imana ibyiza iba yaradukoreye. Reka twifashishe Zaburi twibuke gushima Imana ibyiza iba yaradukoreye naho iba yaradukuye. Dufate nk'urugero, Abisiraheli bari muri Egiputa, Imana ikabavanayo ikabasubiza iwabo Yerusalemu, byari nk'inzozi, byari ibyishimo n'indirimbo zuje urugwiro n'ibyishimo birenze, kuko babonye ibyiza Imana yari imaze kubakorera. Fasha mu buzima bwawe aho Imana yagukuye naho ikugejeje uyu munsi. Ese ujya wibuka ya Egiputa Imana yakuvanyemo ikuguza muri Yerusalemu yawe? Ese ujya wibuka ya nyanja itukura Imana yakwambukije ukaba uri aho uri uyu munsi? Ibyo ni ibintu tugomba kuzirikana, tugashima Imana ibyiza yaradukoreye, atari ukuyisaba gusa nkorera iki, cyangwa se ubonye urimo kuba ukaba ari bwo wibuka Imana. No, Imana tugomba kwibuka iteka ryose, cyane cyane twibuka ibyiza iba yaradukoreye. Kubw'iyo mpamvu bamaze kuva muri Egiputa, nk'uko nabivuze, bumvaga ari inzozi kubera ubuzima bari babayeho uko bari bafashwe. Barasetse, barishima, baririmba indirimbo zo gushima kubera ko bari bamaze kubona ibyiza Imana yabakoreye. Iyo usubije amaso inyuma ukareba ibyiza Imana yagukoreye, ni iki utekereza? Imana uyitura iki? Ukurikiza inzira zayo ukayikunda, cyangwa se ahubwo utera agati mu ryinyo ukibuka Imana gusa ari ukuri mu bigeragezo cyangwa mu bibazo? Reka turebe rero, ni gute tugomba gushima ubwiza bw'Imana ku byiza yadukoreye. Ikintu cya mbere tugomba kuzirikana ni inzu iyo yubatse uri umwubatsi hatarimo imbaraga z'Imana, ubusa nkaho ukorera ubusa. Niyo mpamvu rero iyo twizirikaho byose, turara amajoro tuzinduka dushakisha imibereho, ibyo bintu ntabwo tugomba kwitaho igihe kirekire cyane, kuko Imana abikunda. Iryo ni isomo nabonye rikomeye, ishobora kubaha n'ubutunzi banasinziriye baryama. Niko biri itubwira. Ya masaha dukora yego dushobora gukora, ariko tukazirikana ko Imana burya niyo itanga. Iyo ubonye utageze ku bintu ugomba kuba wagezeho, wibaza impamvu. Ese uri mu nzira z'Imana cyangwa uri mu nzira z'Imana? Nakwigorora gute n'Imana kugira ngo noneho ube mu murongo w'Imana, noneho ya migisha yawe Imana yakugeneye igusakareho? Nuko rero tugomba gutekereza, aho kugira ngo twizirike ku by'isi dukoresha ubwenge bwa muntu kugira ngo tubone kugera kuri ibyo bintu, ahubwo tugashyira Imana imbere, ubundi Imana akaba ariyo itugenera. Igihembo cy'Imana rero ku bantu bayikunda, hahirwa umuntu ukunda Imana agakurikiza n'amategeko y'Imana. Akazi ke, inzu ye, umuryango we n'umufasha we bose bazagira imigisha. Iyo ukunze Imana ugakurikiza n'amategeko yayo, byanze bikunze mu maso yayo uba ufite iyo migisha, nubwo itahita igaragarira abantu mu mwanya, ariko guma muri izo nzira, ukurikira Imana, urebe mu gihe kirekire ko ibyo yagusezeranyije yanditse bizasoza. Imana rero ikongera ikatwibutsa ko habaho abanzi. Muri Bibiliya Imana itubwira kwirinda abanzi, ahubwo tukanasenga tuvuga tuti aba banzi Mana ubigizeyo, kuko abanzi uko Imana itubwira muri Bibiliya bagerageza uko bishoboka byose kugira ngo bagukubite hasi bakwifuriza inabi, ariko Imana itubwira ko nta na rimwe bazigira bakuganza, kuko Imana yakubabariye, iragukiza, iguha agakiza. Abo banzi rero ugomba ubamenye n'icyo Imana ikubwira, bamenye, ubirinde, noneho usenga Imana uvuga iti Mana aba banzi bandinde, nzi neza ko bagerageza uko bashoboye bikomeye kugira ngo banyifurize nabi cyangwa bangire nabi, ariko Mana iteka ryose mwansizanije ko ntacyo bazantwara. Imana nibitubwira muri Bibiliya, tugomba rero
kubitekereza tukabizirikana aho kugira ngo duterere hagati muri gihe. Nyuma rero iyo uri mu bibazo kandi uzi ko ukunda Imana itwemerera gusenga tuyisaba imbabazi, tukanayisaba ubufasha. Ca bugufi ushaka Imana, kuko muri Bibiliya batubwira neza ko ushobora gusenga usaba Imana ubufasha. Bityo rero tuvuga tuti igihe nari mu bibazo ndi mu bigeragezo nasenze Imana yumvise amarira yanjye iramfasha, imaze kumfasha iranambabarira impa agakiza. Nawe icyo ugomba gukora, ugomba kuba umuntu ukunda Imana, ukaguma mu murongo w'Imana iteka ryose, ukaba umuntu ukunda Imana, uyikurikiza n'amategeko yayo, ukagerageza uko bishoboka, maze Imana ikakugirira iryo bambe, ikaguha ubushobozi bwo kuguma mu murongo wawe, kuko wasabye nyine bwa bufasha, ukaba umuntu w'Imana iteka n'ubuziraherezo, yaba muri ubuzima n'ubuzaza. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.